Asi tutubeshye Sky2 bakubye sangaye. Banyibye nko mu saa 10 n'igice. Za mu gitondo. Ko tuzi ko abagabo benshi saa 10 n'igice baba bari maso. Byari byagenze gute ho? No naje urumva naje nko mu masaa 9. Saa 9 top nari ngeze mu rugo. Nkora shower ndoga. Wari uvuye muri gasho ariko? Nari mvuye muri filime ya Rocky Kirabiranye. Wari wanyweye n'akana ariko? Ya nari nateretsemo. Ndaza Niki? Nari nanyweye amabyeri menshi cyane. Ndaza ndoga itaje mu buriri niko guhura na mama yake urabyumva kwimatatura n'iki. Yes, reka nguhe ikaze kuri Day to Day TV. Umunsi ku wundi ibintu nk'ibi ngibi ubisanga hano. Nitwa Sibor Rexon. Banza ukore subscribe, ukore share, ukore like kubera ko mu buzima bwa buri munsi impinduka zibaho. Amahitamo abara yawe. Iki nicyo gihe cyo gukora amahitamo nyayo, ugakora impinduka, ugakurikira Day to Day umunsi ku wundi. Ibyiza byahindukiriye hano. Isi yahindutse, imeruka yageze, ariko ntabwo yagereye kuri wabagahe papa wanjye. Nameze fresh man. I'm good. Man meze neza cyane. Man uriya ngiye ukuntu umeze ntago njya mvuga icyamamare kuko ibyo wakoze biba byivugira. Yabina hari imihanda ucicara na kamera bahita bivuga. Ariko wagerageza ka micro kegereza hano fresh. Turi kumwe na Sky2 wabagahe original name wakoze ibiganiro byinshi nka miliyari ahantu henshi cyane. Ariko uyu munsi yego tuje mu ishusho yo kumenya ngo ese Sky2 twamenye mu kuki ibiganiro byinshi yabikoze kuki yaruye hit aka kanya. Sky2 hari abantu batazi ngo Sky2 ubundi Sky2 ubundi huduye ni hudi yanjye ni ku Gisozi. Navukiye mu Kiyovu cy'abakene i Nyarugenge muri kaburimbo. Twimukira ku Gisozi niho nakuriye ku Gisi. Ubu ngubu nsigaye mba i Gasanze, ndi umuturage w'i Gasanze muri Gasabo. Kubera iki ku Gisozi uzi impamvu bahise ku Gisi? Ni njye mu creator wabyo. Nkunda gukoresha slang buri munsi, ariko uyu munsi nta slang ndi bukoresha. Turi mu bintu biri real. Turi budese ko ari yo show numva wanyinjizemo. Wanyinje muri show yo kuba ndi seriye. Reka tuyikore ndi seriye ntaribe. Kuki wahise ku Gisozi? Kuhita ku Gisi nagira ngo abari hood kugira ngo uburyo nashakaga ku mentioning izina ryanjye no kuri developer. Nashaka ku developer izina nka Sky2 ariko nkana developer na quartier yanjye. Kuko ntago nkunda kwikururira. Nimba nimba ku Gisozi ari yo quartier nakuriyemo, abantu bahari bo bantu banzi, ari bo bantu bankunda. Ibaza ahantu nimba ariho nakuriye, ariho hantu nzi survivor zaho nzagatigito kaho. Ibaze ko najyaga mva hano nkajya kwiga mvuye ku Gisozi, nkajya kwiga mu Kigali i Nyamirambo, nkajya guhiga ibiceri i Nyamirambo nturutse he ku Gisozi. Urumva hano ni ku Gisi. Ku Gisi ni nko kuvuga ni ku isi. Ku isi haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urumva navukiye i Nyarugenge ndanahakorera cyane, ariko ntago ariho bazi survivor zanjye. Abantu bambonaga i Nyamirambo naje guhiga ibiceri, ariko batazi ngo Sky2 atahe. Toujours n'ubu ngubu hari n'abantu bakizi yuko ngiye mu rugo ari i Nyamirambo, kandi ngiye kubera ko narahirirwaga nkaharara sometime. Ariko muri hood yanjye nyine kuri gakondo hari ku Gisozi. Nza kuvuga ati ahantu rero ni ku Gisi, reka ama meaning mu izina rya ku Gisi. Ku Gisi rero deja ngiye n'abagenzi banjye twakoranaga harimo David, Shanizi, Ruganzu na Saneli. Twarifashe nyine turavuga ati reka do creating things like this. Ni gute twakora boro ishobora kuba ya promoting quartier yacu. Nuko ngo kubuzima bwagiye bugenda. Tunashimira n'abanyarwanda badusupportinze. Twaje no gukora indirimbo yitwa ku Gisi, turayivugaho, turayipromoting. Ariko urebye turi bamwe mu bantu bazanye iterambere muri uyu murenge, kuko n'umurenge wacu hari byinshi wagiye udufashamo. Kuko urabona twe twakuriye hano muri quartier nta na kaburimbo zibamo. Hangaha twicaye hari nk'amashyamba. Ubwo abantu batazano twicaye ahantu hitwa La Vita Motel. Yego abantu barahazi hafi ya Yerika ku Gisi. Ubundi hano habaga amashyamba. Ngenda byibuka ndi umupeti twimukiye hano 2008 mu mpera za 2008 2009.
kuko hano muri quartier hano hari iyerika hari harimo amashyamba nta boro twajyaga tuza guca ibiduruduru amapera ibintu nyine heraga ibintu by'amaronji bya danje no boro twakundaga kuza gutarasiriza kabisa biza kurangira nyine twese buri wese tuyisanze iterambere ryaje uzivumbi ryabaga hano hano zikuturuka muri quartier ukazamuka ukagera ararugura izivumbi ryabaga rihari mane zabaga ari so za danje ariko nyine iterambere urabona ryaraje sometime tuzakora episode 2 ngutembereza quartier unembereza unyereka ku gisi ngenda nkwereka ku gisi nkwereka hudu ngenda nkwereka abaturage deja ubona n'abantu twagiye dukurana uburyo bagenda banera peace bagenda bansuza ibyo ni ibintu tuzategura tukabikora abakunzi ba day to day hari genzi yongoza nkabanezeza nkaca mu muhanda ngenda nsuza abantu mbereka ku gisi mbereka the way mbereka aho umuntu yagiye aturuka hari igihe umuntu abwira abantu ngo umuntu yaturutse aha nanga abantu bakumva yuko ari ibintu bya story ari ibintu biri aho ngaho ari ibintu ngo umuntu arabeshya ibintu nk'ibyo biba byiza yuko nzakwiyongoza sometime dutembere hano muri quartier ariko Sky2 tugaruke muri izo haso yego kuva ku gisi abantu bakakubona wikaragazanya miryose yego kandi ukagenda nk'umuhungu weme yego kuki utahigiye ku gisi ukajya nyamiryose no ntago ku gisi ntago hari iterambere rya danje ntago ubuzima bwari bumeze neza muri iyi quartier yari itarazamo iterambere bya danje kuhabona umufungo ari insazi nyine bigasaba yuko umufungo ujya kuhigira hakurya noneho ukinjiriza inaha nyine tu uba winjiye muri izo haso ugiye za nyamiryose kujya wikaraga ahantu hari iterambere uhuye n'ibyamamare ni ikihe cyamamare cya mbere wahuye nacyo Jay Polly waratinye no byagenze gute ujya wibuka iyo shusho y'uwo munsi ishusho y'uwo munsi muhura na Jay ukuntu byari bimeze twarahuye no yansanze imihanda hari aboro bita mu kigudu nageze aboro mu kigudu ndabyibuka nari mfite igikapu cy'imyenda ndimo ndagenda nzunguza mu mihanda nyine tu ariko none nakundaga pocket none urabona ba Jay bari abakoboyi mani badanje b'abastari badanje ku buryo gacaga mu kigudu ugasanga ahantu habaga hari abakoboyi bitwaga aba good guys n'aba bad boy batuye haboro kwa Jack B babaga haboro kwa Jack B kwa Jack B nyine Zatara niho babaga kwa Jack B ariko ukasanga ari ahantu nyine bari gukorera usanga ariho babaga bakunda kuba bari kandi niho rikiriki yabaga hamwe na ba green person niho hano babaga urumva rero hari amunsi yo kuri 40 ubwo turahura yo anabajamayo barambona afite igikapu ariko njyewe nagendanaga igikapu kuko hejuru yanjye uwo twakoranaga we yampekeshaga igikapu tukagenda mpetse igikapu we ari uziranye nabo nyine ariko njyewe systeme nabaga nataye haga pocket kanyura bizi kakiryo umuntu akomeza guhasoringa muri ubwo ubuhuye na Jay bamuye na Jay arangije yabwira uwo muji wari wamaye icyo gikapu bamwita Kiki Petit aje ambwira ati hey yo my man Kiki temana tuyu mupeti se sha muri kumwe ko mbona arakaniga bimeze biti ehana ambwira atabona abangu ndi kuzana mu kazi twije tugenda wowe wabatwazaga igikapu cy'imyenda batwezaga igikapu cy'imyenda just temper kabisa cy'icyangwe urumva Kiki Petit yari boss wanjye yari afite iduka iyo yajyaga kureba abasana bashira imyenda ninjye wagendaga mpetse igikapu urumva we yari kapo ngewe ndikama nayo nyine tu cyo gihe se wari ufite nk'imyaka ingahe ngewe nagiye ku muhanda 2010 2010 nayo ninjiye umuhanda kuko iwacu twahoze turi abana bo mu babosi 2008 baradusenya yego 2008 nibwo badusenyera Sky2 umwana wo mu boss yego mu Gasoni mu Kiyovu cy'abakene baradusenyera twimukira hano ku Gisozi 2009 nyimara kurangiza primaire nibwo navuze ati ubuzima nubwo mu rugo bwari bumeze gutya kandi bwarahindutse I have to doing this ngomba gukora ibi nibi mfata umwanzuro kuvuga ati ngomba gukora gutya kugira ngo mbashe kuba nageninga money pe nakisubiza mu buzima niko kwisanga kuri street 2010 nuhe mustari mwahuye bikakubabaza ukicuza impamvu wahuye nawe nurya imboga icyamamare mwahuye ukavuga unagikunda unakemera ariko mwahurira live ukavuga this guy man kumba ameze gutya sha nawe kubera ko ngewe nari umupeti iyo uri umupeti ntago bufite abahaters ntago bufite abantu bakwanga kuko bose abo twahura wapi barankundaga man bashaka kuneza imbere kuko urebye nubwo benda abantu kenshi bakunda kunkurikirana bakabona ngira na beef n'abasani things like this benda bakabona runaka namukatiye byagenze gutya sha baramfashije bya danje urebye abahanzi nyarwanda
muri rusange ni bamwe mu bantu bamfashije kugira ngo mbe ndi Sky2 kuko urumva abahanzi ikintu bankoreye nakoraga narabambikaga bikanezeza iyo bagiye muri interview bakavuga izina ryanjye bakavuga ati man ati ra video ubona twakoze kuriya Sky2 niwe wadufashije. Aha twinjiye muri yo haso ufashije abahanzi none ugiye mu kwambika abahanzi nibihe byamamara abantu bari kureba Day to Day TV wambitse uvuga ati abantu ngiye mu byangwe byabo ibyo wibuka wenda ni benshi cyane ngiye kuvuga navuga benshi kuko urebye abadufata nk'aba legend bose muri rusange dufata nk'aba legend muri rusange bose man narabambitse abanyamakuru reka mvuge Bruce Melody, Dream Boys, Nizoka Boss, Lakinzemana, Social Mura, JC, Pifla, Bulldog, Fireman, J Pori, rest in peace, Maniga, Ivab Lavan, Bakti, na Tom Close, King James, rest in peace to DJ Mira. Ni benshi man urebye ni benshi na Son Sorist bari benshi man ni benshi kabisa. Reka twigarukire abayarikaraze abantu. Reka twigarukire kuri J Pori. Yego. Ande wari no hanabigarutse wati rest in peace aruhukire mu mahoro Regent J Pori. Man mu kwambika J Pori wavuze ko mwahuye ba uhetse igikapu akabaza Nix akamaza this guy nuwuhe ko mbona ari Rasta. J Pori ni gute yafashe kuvuga ngo mpisemo kwambikwa na Sky2 yes. Ni gute byagenze J Pori ni cyumwibukiraho the guy ntago yapfuye kunyakira gutyo nyine 2010 urumva nari nyiri umupeti nigaga mu ambere secondaire kandi nabonekaga uko nabaganje muri holiday uko nabaganje muri vacances ko nese njya kwiga muri interna narazaga muri vacances nkaza kwataka nkongera ngakomeza ariko the guy uko yaje akavuga wa mupeti biza kurangira 2012 2012 nibwo nari ndangije muri Troncom ndaza mara igihe kirekire 2012 ubwo nari maze no gukurumva iyo wiga mu wa gatatu iyo urangije muri Troncom uba wakuze urumva niyo myaka yose nari maze nikaraga ku muhanda no kwiyumva byari birimo ubwo 2012 nibwo nahuye na JJ nono ntangira kuzajya mwambika kamamagara nzanira umupira nzanira ipantaro nzanira t-shirt nono aho hantu hose yamamagaraga niko yabaga biri kumwe n'abandi ba star abo bose ufashe kanimero kanje akajya mbwira peti bro ndumwe mu apeti batunze telefone kera arafite imyaka ingahe Sky2 arafite imyaka ingahe man 2010 reka ako ukomeza kutubwira imyaka utatubwira ati 2010 nafite imyaka urajyana itwara bimbarire naribi navutse 1996 ubwo 2010 nari mfite imyaka ingahe ngende umwarimu w'imibare nimba utari mwarimu w'imibare wowe byimenye ubwo nyine abantu badukurikiranye nicyo comment wowe warufite imyaka ingahe ntago nyizi ntago ngiye ndi kubyibuka mu mutwe wanjye hagiyemo ibintu byinshi sinye mfite iyo mibare kujya kumenya ngo navuze 96 ngo 2010 nari mfite imyaka iyi n'isi nabimenya abantu bari muri comment baze gufata calculatrice wabikore dukomeze nuko byagenze urumva nimba warubizi se 14 ngahibaze 96 warufite 14 yego 2010 ubwo urumva nimba nari mfite imyaka 14 urumva ko nari ndi mukuru imyaka 14 buretse ko nyine ubu ngubu abantu babibona gutyo 14 nari mukuru 2010 ubwo naje ku muhanda ubwo urumva 2012 nari mfite 18 rero nibwo natatse ikibuga bro ku myaka yanjye shari igihe njye mbona nk'abapeti nk'iyi minsi man nkareba nk'umupeti ufite imyaka 18 nkareba ukuntu bigize abarabo mu ngati wa kintu bro ngiye ku myaka yanjye 18 bro nakoreraga 1000 ku munsi ubwo wakoraga iki nari umuzunguzayi w'imyenda cagwa z'igicibiro na karata tu cagwa ariko zari zigezweho ntago ari kubura guhiga nakoreraga 1000 nese ko atubwiye ko ari umwana wo mu biceri gute waje kujya kwikaraga muri zo kubera ni ubuzima butari ngombwa yuko muvugira bwaje kubaho nyene tu muva hari mu Kiyovu ubuzima bwaje guhinduka guhinduka nataka ikibuga
urumva man ibyo byose umuntu aba yarikaraze ni ibintu man biba biri blessed kuko ngewe urebye man natangiye kuzunguza mu mujyi man iterambere ryose ritarabaho ku myaka yanjye 18 za 2012 bro naratakaga kuko ngewe natangiye gufasha vie wanjye kwirihirira ishuri 2013 ngiye kuri apasi ugiye kuri apasi mu wakangara mu wa kane segonderi yego nese ko yakoze indirimbo avuga ati from Tabagwe 2kg ubwo yikoze bavuga ngo nta kintu na kimwe navuga ahubwo abantu bo bazamenya ibyanjye tu kandi mura mbibabwira we nyine yabivuze gutyo yabivuze nyine kubera abatari bamuzi ariko ngiye byanjye mbivuga kandi ku muhanda abanza urumva nta kintu njya naba ngiye kuvuga gishyashya abantu batazi keretse mvuze ngo bamvugirije induru Sky2 tumuzi nk'umuntu utajya urya imboga kutarya imboga ubwo abantu bakurikiye day to day TV ni ukuvugisha ukuri nibyo bita kuzibura nshwi nshwi ni content yanjye yo kuri Big Town TV ariko umwari sinigi urabyibuka turi kumwe na Magisa akambwira ngo mufite team na Kamaro yitwa zibura nshwi yes na wari mu ndababaza zibura nshwi bisobanuye iki murambwira zibura nshwi ni ukuvuga iwan ni ugutanga ikinyarwanda nta muntu ubundi kuzibura nshwi ni product ni content nshaka kuzasobanurira abantu kuko ndi no guteganya launch yayo ndi guteganya launch yayo ndi gutegura launch igomba kuzabwira abantu kuri slang zose nagiye nzana muri iki gihugu mu rwego kugira ngo abantu babisobanukirwe nisho nzategura izabiri big ndi kuyishakira abaterankunga nisho nzasobanuramo slang zose nisho izabirimo impinduka nzaba mfite green screen ku buryo nzamvujya mvuga slang zose nagiye mvuga navugira slang nkababwira ubusobanuro bwayo aho igomba gukoreshwa naho igomba kugira gute yesho nizibura nshikipari iyo show rero uzasobanura izo slang zose iranyinjiza ku yindi sije tuvuye muri haso ya y'umuhungu zibura nshwi muhungu ewan bro twinjire mu ijambo ryitwa wabagahe watekereje gute ijambo ryitwa wabagahe byagenze gute wabibonye gute igihugu cyose kiri kuvuga wabagahe yes wabagahe that is my brand ni it's like my CV ni CV yanje ni slangs nakoze impindurira ubuzima ariko wabagahe ni ijambo nakunda gukoresha niga muri high school iryo jambo ryaturutse muri 2013 niga kuri apasi mu wa kane hari abajama twagendanaga ni club twagendanaga nyine twitwaga Bio Gangster hari harimo umujama wanje bita wayi Bizo yes twari batatu much respect Maji na abajama twakundaga gukorana nyine indirimbo gutyo twaje kwiyongoza tujya muri studio dukora indirimbo bwa mbere 2013 nibwo twakoze indirimbo bwa mbere na producer Festival turagenda dukora indirimbo yitwa Party Night turayizitura nyuma yaho none ndababwira ati ngewe ndifuza yuko rira jambo dukunda guro dusuhuzanya bita wabagahe na twazarikoramo indirimbo tujya muri studio barantenguha ntibaboneka kuza muri studio project ngenda nyikorana na Traxlayer mukamara kuyikorana na Traxlayer project ndayibika 2013 mukamara 2013 gukora izo boro byaje kurangira nanjye nje kugabanya intege cyane kuko urumva nimba uri kumwe n'abantu mukaburana urumva bari insazi 2014 hahita hagwamo ngiye mu wa gatanu segonderi Jay nibwo yaragiye muri guma ahita nyinjiza muri systeme yo gutangira kumwatakira ntangira kuzajya njyana na Jay urumva guma yamaraga hafi amezi 10 nimba atari 8 tuba dutangiye gukorana amezi 8 ndagenda mbabizi ibintu bya music ndabyibagirwa ntangira gukurikirana ibya Jay kumwirukanyira ku cyangwe stage ibintu nk'ibyo nyine turakomeza turataka umwaka uragera turawufunga 2014 dutwara igikombe cya guma superstar kuko na Traxlayer yankorera wabagahe n'ubundi narindi muri news still narindi muri touch record kandi urabyuka ko touch record niyo management yari ya J Paul yes turataka gutyo ubuzima burakomeza buragenda dumaze gutwara igikombe ndagenda ndaheza 2015 byagenze gute 2015 ndibuka ko nakozemo n'iyindi ndirimbo ako
kumenya ngo wabagahe noneho kugira tuyimenye ira slang. Nibyo ndi kukubwira 2015 nakoze indirimbo kuri producer bita Timber Wise 2015 nigaga mu wa gatandatu primaire nkora indirimbo bita yamaze nyirekera muri studio gusa yarayimaye nkajya nyumva gutyo muri quartier ndi kumwe n'amaniga nyumvisha izindi ndirimbo 2016 ndaheza 17 ndaheza ninjira muri business 2018 nahise nkomeza muri business ariko ubuzima bwari bugenda buhinduka njya gucuruza imyenda ndagenda ncuruza iduka gutyo 2019 nibwo naje gusubira muri studio mpora na Bakti Bakti yankoresha interview dukora interview bita bamvugirije induru turakomeza turahashumika mukarakomeza kuhashumika nibwo 2020 yaguyemo 2020 ndibuka ko nakoranye ikiganiro na Irene before ya covid ikiganiro gihitinga covid irimo gutyo nakoze ikiganiro ndi kubwira Irene mwibutse ya slang navuganaga na babajama banje twahuraga dukumburanye wenda tuvuye nko muri vacances tukaba twahura nakundaga kubikoresha cyane nakundaga iryo jambo gura n'umuntu nk'abasite wabagahe mamen nawe akambira ati nabakino papa wanje yari slang yanjye nakundaga kwikoreshereza imihanda nyine turira aho ngaho nyine n'abajama banje benshi ubundi amaniga yanjye menshi iyo slang ayinzeho kuza gukomeza urwo rugendo nyine ngikoresha nibwo yaje guhitinga muri covid kaba karabaye umuniga witwa Tanga designer sinzi ni ndamuzi umudesigner niwe wampamagaye antuma kuri ku muvandimwe witwa Zetseva arambwira ngo nzaza mbwire njya kubareba turi muri lockdown kuko twari duturanye hano ku Gisozi njya kubasura iwabo nibwo nagiye kubona mbona umuji anyeretse muri telefone arambwira ati dore kuri TikTok wahatwitse ati reba abakobwa bose bari gusubiramo ibintu byawe ndavuga what the fucking disease ibi ni ibiki koko arambwira ati man menye ubwenge nawe uje kuri TikTok tagire witwikire ndambwira ati nta telefone nuko guko byaje kurangira ndagenda ngo tuza amatimba around yanjye nari mfite ibiki waragutuje yego ngura gutuje nk'imizigo ingahe ibiri itanguramo telefone y'ibihumbi 45 itajya kuri WhatsApp nangira kubona abantu batangiye kuba blessed y'ibyo bintu ariko sinabibirivinga yuko bizaba ibintu birebire hitanjya muri studio nkora indirimbo bita mu bapfumu ndi kuvuga se nzaje mu bapfumu cyangwa nzaje mu rusengero indirimbo ibiraje imbere kaboom mbaza ngo rero ahantu wabagaye yaje gutwikira wabagaye yatwikiye kuri Kiss FM mu bwa Austin yari yamamagaye abambajije ku bintu biri kubera kuri YouTube mba ndavuze ngo wabagaye papa wanje Austin arambwana bagino nibiki za musirikare ngiye kubona mbona brand yabaye brand ndavuga ati ibintu ni blessed ntangira kubona ama contract ntangira kubona ubuzima kaba karafashwe ubu urahitinze ubonye ibiceri ubushatse umugore yitwa mama Joboy yeah man OG uba ugiye gutura igasanze ubu urasinzire baba barakwibye yes ni ibintu bisanzwe ibisambo byarateye ariko ndashimira polisi y'igihugu yarabigaruje ase tutubeshye Sky2 bakubye sangaye banyibye nko mu saa 10 n'igice za mu gitondo ko tuzi ko abagabo benshi saa 10 n'igice baba bari maso byari byagenze gute wowe no naje urumva naje nko mu masaa 9 saa 9 top nari ngeze mu rugo nkora shower ndoga waruvuye muri gashwari nari mvuye muri filime ya Rocky Kirabiranye wari wanyweye n'akana ariko ya nari nateretsemo ndaza niki nari nanyweye amabyeri menshi cyane ndaza ndoga itajya mu buriri niko guhura na mama yake urabyumva kwimatatura n'iki uburi matatuye ya hitangwa pongi uhitugwa kawo iti mukumara kugwa pongi nibwo ni yabyutse ageze muri sarasanga ubusanga yari yicaye nko mu masaa 10 kwa kunda bacomotse saa 10 za mu gitondo yes ababonye ndeba kure zibaye ndeba kure abarambwe me brother kiri gute Sky2 was going on man atuzi ibintu byabaye ati batwimuye ndavuga ati was nibwo nasohotse mukumara gusohoka naje nsanga radio ahantu bari bapfumuye ariho radio yangiri urumva ko bari bakiri around nta kindi nakoze nahise nkubitamo agakabutura ndavuga ati abantu ewana muri hangover ngomba kujya kubahiga saa 10 z'ijoro ewana njya kubahiga nishaza byarinze bigera saa 11 nta gisubizo ndabona bigeze saa 11 n'igice kuko nahamagaraga abantu bose bamutekana urumva bari bakiri nta muntu n'umwe uri gukurikirana ibyanjye ndavuga ati ko byagenda ko sinongera gusubira mu buriri mpaka mbonye ibintu byanjye nkamenya n'umuntu wanteye
mani niyo soza habaye wahamagaye papa ariko mbe papi yes papi yaje nko mu masaa 12 n'igice nibwo yagezeho ndetse n'inzego z'ubutabera police nayo ibiraje abari bari aho ngaho tubajyana muri investigation kubwo amahirwe police yarabikurikiranye nubwo wenda harimo bimwe na bimwe bingiye bitari binshishikaje cyane bimwe na bimwe police yarabigaruje nshimira police y'igihugu byaragarutse abo wakekaga nibo bafashwe se batanze amakuru biba biragarutse ya man uravuga ati reka nzibone nshwi neza cyane original name kabisa ase ubundi Sky2 ufite inzu harya yawo sha ntago ari iyanjye ni iki sha ni y'umwana kuko njyewe se njye byanjye byararangiye wabyanditse ku mwana none se njye nta kintu ngira ese ufite ubwoba ko isa n'isaha wapfa man hari abantu bakugenda hari abantu mufitanye beef muri iki kibuga ntago ari byo kuvuga ngo ni beef cyangwa iki njye ndi umwana w'umuntu nshobora kuryama nkapfa nshobora gusitara nkapfa anytime wakumva byabaye ni ibintu mani utegura nta nubwo gusa njyewe nta sezerano mfitanye n'urupfu ariko nzi yuko ntagomba kubaho nk'igiti kuko n'igiti kirasaza kikagwa urumva nyine ubuzima bwiza n'ububi tugomba kugendana nabwo ubuzima bwiza n'ububi tujya mu buzima bubi tugaruke njye ni interview nabonye Sky2 wabagahe kurira muri interview ababaye avuga ati mani soshomura mani bintu yankoreye umuhungu soshomura mwariyunze se byibura yes twariyunze kabisa byararangiye byararangiye dutegereje gushutinga uretse ko nanjye nahise njya mu zindi diri nawe ajya mu bindi bintu urumva rero project ntahari man irahari izanasohoka Bruce Melody se ko yemeye ko azaguhoza amarira akagukubita umuzigo neza mukawukora byagenze gute ko twategereje amaso agahera mu kirere no ibintu birahari wabonye Bliss muri iyi minsi ari bize ukuntu hari ibintu arimo arakurikirana bigiye bitandukanye kandi buriya yaranyemereye ntago ari ideni we yambwiye ko azabinkorera urumva rero mu gihe agihumwe ku mwuka w'abazima I believe yuko ibyo bintu bizaba ideni ryo uhora wishyuza iyo umuntu yakwemereye ikintu ntabwo umushyiraho pressure nta pressure namushyiraho icyizere kiracyahari kirahari kandi kuri kangahe kandi umuntu turacyahura tugaciringa urumva still n'ubundi bintu bigomba kuba kigeze kuri kangahe ku ijana nta 100% nabijyamo n'ubundi bigomba kuba kuko twese ni umuji ni umubyeyi mugenzi wanjye azi hasomba ndimo nawe mbanzi hasozi w'abarimo urumva gahunda ni yayindi niki cyahindutse mu buzima bwa Sky2 amaze gushaka umugore ni byinshi cyane icy'ingenzi naratuje nkunda n'amafaranga ubu nta diri wajyamo itarimo amafaranga jewe nyine nta mafungo nyine urabyimenyera kuko nyine none se minervare nayikura hise akabyeri nakanga gute se byo ruracyayinywa n'ukuntu watumye bakwemeza ntago nayireka ugomba ndetse ngo ubanze uyimire nta mugabo uvuga ajunditse inzoga ayo ni amategeko yo kunywa inzoga yamaze kwimanukira ubwayo okay Sky2 rero abantu bakunze ari benshi cyane hari projet wagiye ugaragaramo zo kuririmba ngira ngo waranakubise mu cyagiye kwa Shiba kwa na Kiss Daniel bwa mbere ni Shiba wakubise at the second ni Kiss Daniel wakubise nawe urakubita ujya kuri stage imwe Kiss Daniel yagiyeho bro how ni gute wiyumvaga tu ntabwo nari mfite kuko jewe burangiye ndi umuntu uhora na believe urumva iriya stage ninjye umuntu agombaga kuyifungura kuba Uncle Sam ndetse na team yose yo muri MTN Festival ubwo bari bangira icyizere bavuga yuko ibyo bintu ngomba kubikora nagomba kuba ndi successful yo kuba nabikora nagiye kuri stage ndabikora n'abanyarwanda baranyakira flash man ba flexing indirimbo yanjye nkora stage ryose Anita Penda introducing fresh MC Tino DJ La ankorera ibintu bitabaho man numvaga nyine ngomba kuba numvaga ngomba gukora ibintu biri massive kandi ibyo bintu rero man byarabaye ibintu byari wane man ibintu byari flex iriya jambo babwira papa cyangwa nambwira keep it up nakomeza urugendo rwiwe arimo akore cyane ari muri music nanjye ndi mu itangazamakuru na music namubwira ngo nakomeza akore subscribe kuri Big Town TV ubundi nkomeze nzibure nshiki
akora ariko subscribe by'umwihariko kuri turi day to day TV. ya man nawe nayikoreho muzanamukoresha ikiganiro muzamwemvite nawe mubaze ku munsi uburyo biba bimeze tumubaze hasoze n'uburyo ibintu byose byagenze. Niriye jambo babwira ibisambo byakwibye bro? Nababwira ko mbakunda cyane bareka umwuga w'ubujura kubera ko wazabaheza muri jail. Nirihe jambo wabwira mama yake? Love you babe for sure and I love my family. Respect my son boy. Boy. Nirihe jambo wabwira abanyarwanda bakeneye kumenya idini usengeramo? Nababwira abantu bose usengera muri idini. Man jewe nakuriye mu badventiste ariko uba umuntu idini ribi ryawe iyo batijwe. Ntago nari nabatizwa ariko ndi umwadventiste. Akantu gatungiye kugusaba wadusengera tugasoza ikiganiro. Sengesho reka mbanze ni